yitegereza Yeriko uburyo ari ndende, areba uburebure, areba ifatiro, abona ibihiniza by'ibyuma bikiza uwo murwa, ahagarika umutima agira ubwoba, yigira inama yo gusenga Imana, atera umusozi arapfukama arasenga, abona marayika afite inkota mu ntoki. Yesu aramubaza ati uri uwo mu bacu cyangwa nawe uri uwo mu babisha? Marayika aramubwira ati witinya ntibugire ubwoba, nona imitima yanyu nihumure, nona kubera ingabo z'Uwiteka umugaba, intambara si yanyu, intambara si yanyu ni Uwiteka, ahubwo muzemuke. intambara si yanyu ni Uwiteka, ahubwo muzemuke. Uwiteka kugabije Yeriko, Yosuwa we dore iridukiye imbere yawe, muzongera kubona Yeriko mu maso yawe, muzongera kubona Yeriko mu maso yawe. Uwiteka kugabije Yeriko, Yosuwa we dore iridukiye imbere yawe, tuzongera kubona Yeriko, tuzongera gukurwa umuzongera kubona Yeriko mu maso yawe. nta butware, nta nta bwami, nta shyamba, nta mbaraga imbere y'Imana, nta butware, nta bwami. byahangara guhagarara imbere y'Imana. Nimureke mbibutse ibyabaye kwa Farawo. Mose yahinduye inkoni inzoka ngo bimubere ikimenyetso. Farawo aramuseka ati ibyo biroroshye, ahamagara abarozi ndetse n'abakonikoni, izabo nazo bazihindura inzoka, maze iya Mose iratunumanuma, bagenda imbokoboko bashobewe, baratangara bati turumiwe, nta butware nta ngabo nta n'ubwami byahangara guhagarara imbere y'Imana. Nta butware, nta ngabo, nta n'ubwami byahangara guhagarara imbere y'Imana. Nta butware, nta shyamba, nta bwami byahangara guhagarara imbere y'Imana. Nebukadinezari umwami w'i Babuloni, rimwe arabyuka mu gitondo arigorora ati dore Babuloni umurwa niyubakiye n'ayanjye maboko, yewe ndakomeye. Imana iti nakumvise. Nebukadinezari ejo mu gitondo nta ndevu n'imishyamba, urisha imyaka 7 ubanza ushira iryo mboganyo, ahagarukiye aza yaciye bugufi, ashishimura inzandiko ati amahanga yose mbese mubimenye mubyiteho, nta butware nta ngabo, nanjye ubwanjye sinahangara guhagarara imbere y'Imana. Filistia banyaze isanduku y'Imana, bayijyana hamwe na Dagoni, Imana yabo ngo zibe ziganira, maze mu gitondo
basanga Dagoni yaguye bapfa kuyegura bati biroroshye bagarutse nk'ejo basanga Dagoni yongeye iragwa umutwe wavuyeho ndetse n'ikiganza igihimba cyatakaye baratangara bati kuva nonaha turatangaye nta butware nta ngabo nta n'iyindi mana yangara guhagarara imbere y'Imana nta butware nta ngabo nta n'ubwami byangara guhagarara imbere y'Imana nta butware nta ngabo nta mbaraga nta mana guhagarara imbere y'Imana nta butware nta ngabo nta n'irindi shyanga byangara guhagarara imbere y'Imana nta butware nta ngabo nta n'ubwami byangara guhagarara imbere y'Imana. Mana yacu mahoro yacu mbaraga zacu ibyiringiro byacu amashimwe yose n'ayawe kuko ibihe bihora bisimburana amashimwe yose n'ayawe kuko ibihe bihora bisimburana Mana yacu mahoro yacu mbaraga zacu ibyiringiro byacu amashimwe yose n'ayawe kuko ibihe bihora bisimburana amashimwe yose n'ayawe kuko ibihe bihora bisimburana none Mana hari icyo musaba ariko nzi kuzamurira nibwo usingiza uko bikwiye none Mana hari icyo musaba yemerera ishimwe ryanjye nubwo nzi ko ntabivuga uko bikwiye ariko nzi ko nibwo nzajya gusingiza uko bikwiye ababi bawe bahora bagushima ubudasiba umunsi umwe mu bikari byawe uruta indi myinshi tumara hano umunsi umwe gusa mu bikari byawe uruta indi myinshi tumara hano Mana hahirwa ababi bawe kuko umunsi umwe gusa uruta kuko umunsi umwe gusa uruta none Mana hari icyo musaba yemerera wakira ishimwe ryanjye ariko nzi ko ubwo nibwo nzajya musingiza imizima n'abakuru n'abera bose bikwiriye none Mana hari icyo musaba yemerera
ntabivuge ngo nzabira erega dufite byinshi bituma dushima nubwo ntabivuga bazabirangize sezerano dufite byinshi bituma dushima nubwo ntabivuga bazabirangize utajya ubeshya ijambo wavuze ni wowe wenyine Imana ivuga igasohoza ijambo wavuze ijambo wavuze kuba warivuze gusa kigashenzi wavuze kizabava iyo wavuze gusenga iyo watubwiye mu nzozi ijambo wavuze uzagibagirwa. Haleluya. Hari icyo Imana yavuganye nawe izere izere icyo mbese uriya ninde bivuga hejuru y'ingabo z'Imana mbese uriya ninde usuzugura Isirayeli mbese uriya ninde 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 icyizere cyo kumurwanya ndamutsinda adafite ikimukingira
Imana ijya kurema yari yishimiye umuntu imushyira muri Edeni. Umwanzi nawe abibonye amutera gucumura ku Mana yamuremye. Imana ijya kurema yari yishimiye umuntu wayo imushyira muri Edeni. Umwanzi nawe abibonye amutera gucumura ku Mana yamuremye. ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yibutse urukundo rwayo imushyira umwana wayo imuduhana ibindi ariko byose. Imana ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yibutse urukundo rwayo imushyira Kristo umwana wayo imuduhana n'ibindi byose. Yesu wabaye umuhuza Yesu wabaye umuhuza w'abantu n'Imana, wabaye umuhuza w'abantu n'Imana. Yesu Yesu wabaye umuhuza wabaye umuhuza w'abantu n'Imana, wabaye umuhuza w'abantu n'Imana. dore ibicumuro byacu byari byariganirije ku nzugi z'imitima. Twari twarananiwe kubitegeka, twari twarananiwe Kubirengayo dore ibicumuro byacu byari byariganirije z'imitima twari kubitegeka, twari twarananiwe kubireka. ariko Yesu yarabibonye yemera kurukura cya gitabo hamwe n'ibimenyetso bigifatanyije adutandukanya n'icyaha. atubwira amagambo meza ati sinaje kubw'abazima ahubwo naje kubw'abafite imvune mu mitima n'ibikomere n'ubushye bw'ipfa. atubwira amagambo meza ati sinaje kubw'abazima ahubwo naje kubw'abafite imvune mu mitima n'ibikomere n'ubushye bw'ipfa. Yesu wabaye umuhuza w'abantu n'Imana, wabaye umuhuza w'abantu n'Imana. Yesu wabaye umuhuza w'abantu n'Imana, wabaye umuhuza
tugeze mu bihe biruhije Uwiteka akomeje kutubera ingabo nubwo tugeze mu makuba akomeye nubwo tugeze mu bihe biruhije Uwiteka akomeje kutubera ingabo ibyago byo mu kiranutsi byaba byinshi nawe intambara zamubaho zikiyongeranya nawe amakuba n'ibyago byo mu kiranutsi byaba byinshi nawe intambara zamubaho zikiyongeranya ariko Uwiteka amukiza muri byose ariko Uwiteka amukiza muri byose yarirahiriye intore ze zimutakira amanywa n'ijoro atazazireka nubwo tugeze mu bihe bikomeye biruhije Uwiteka akomeje kutubera ingabo nubwo tugeze mu bihe biruhije abagenzi biruhije Uwiteka akomeje kutubera ingabo abigishwa mu nyanja umurabu wakoza hirya no hino batakira umwami Yesu bati mwami turapfuye bati mwami turapfuye umurabu ubaye mwinshi intambara n'amakuba mu gato bibaye byinshi umuyaga ubaye mwinshi turengere abigishwa mu nyanja umurabu bakoza hirya no hino batakira umwami Yesu bati mwami turapfuye bati mwami turapfuye ubukene bubaye bwinshi intambara n'amakuba biriyongera buri munsi uburwayi bwanze gukira mwami turengere Yesu akangutse acyaha inyanja iratuza bambuka bishimye Yesu akangutse acyaha inyanja iratuza nubwo tugeze mu bihe biruhije Uwiteka akomeje kutubera ingabo nubwo tugeze mu bihe biruhije Uwiteka akomeje kutubera ingabo witinya
Amaraso ya Yesu y'igiciro n'amaraso yozita by'abantu iyakuraho imivumo y'umwanzi yaduhinduye kubaba n'ab'Imana aririmba amaraso ya Yesu y'igiciro ayo n'amaraso yozita by'abantu kandi iyakuraho imivumo y'umwanzi yose yaduhinduye kubaba n'ab'Imana shima Yesu bitanze ku musaraba yakubise inkoni nyinshi ateka icumu mu rubavu amaraso yavuye naboneyemo gukira naruhutse imiruho n'imihati bya Satani ndashima Yesu ndamuhimbaza ndashima Yesu Sinariti Yesu wapfiriye ku musaraba nari umugome ntazi Imana yo mu ijuru sinari nkwiriye kugirirwa imbabazi ariko Yesu ambonye angirira ubuntu arankiza nanjye sinari nzi Yesu wapfiriye ku musaraba nari umugome ntazi Imana yo mu ijuru sinari nkwiriye kugirirwa imbabazi ariko Yesu ambonye angirira ubuntu arankiza n'ukuri sinari nzi Yesu wapfiriye ku musaraba nari umugome ntazi Imana yo mu ijuru sinari nkwiriye kugirirwa imbabazi uba hari wenda manu umushura ruhanwa uba hari wenda manu umusinzi wabiciye uba hari wenda ntawe wari kungirira impuhwe oya ariko Yesu ambonye angirira ubuntu arankiza ariko Yesu ambonye angirira ubuntu arankiza warakoze Yesu watunze Imana yicishije bugufi ngo mbona agakiza sinarikwiriye kurava ubugingo bw'iteka none ubu none bugenda nene kuko Yego. warakoze Yesu haleluya watunze Imana wicishije bugufi bugufi ngo mbone agakiza sinarikwiriye kurava ubugingo bw'iteka none ubu ngenda nene kuko ndi umwana w'Imana haleluya Yesu ati ese nimuze abarushe n'abafite ibibemere Yesu niwe Yesu
twazengurutse mu butayu mu bibazo byinshi mu ntambara zinyuranye twabuze ibyo kurya Imana iduha amahoro imyambaro yacu ntiyasazaga ibirenge byacu ntibyabyimbye iyo neza yawe mwami we haleluya n'ukuri ntituzayibagirwa ineza yawe twarayibonye mu bihe birushye haleluya haleluya Mana we kwibagirwa inyanja itukura twambutse n'amaguru tugafata hakurya niyo twakwibagirwa ntitwakwibagirwa imbaraga zikomeye wakoresheje Mana we ukadukura mu Egiputa kandi twibagiwe ntitwakwibagirwa imyenda n'inkweto twambaye imyaka 40 ntibyigera bisaza niyo twakwibagirwa ntitwakwibagirwa rwa rutare wasatuye Mana tukabona amazi yo kunywa bakristo mwibuke imirimo Imana yakoze hagati muri twebwe twese ngaho abo yagiriye neza Imana yo abo yakuye mu byaha abo yahaye urubyaro byari byaranze abo yagiriye neza twese iyabanye natwe mu bihe bikomeye twizeye ko yadukuye mu byaha idufiteho imigambi myiza ituma batwita ni nayo ituma babyara nibyo yatanze umwana wayo izamuduhana n'ibindi byose twizeye ko iradukunda cyane iyo Mana yacu turayirindiye mu bihe biruhije twizeye ko haleluya izaturengera twishime cyane dore agakiza basogokuruza bifuje kureba tukarimo Mesiya yarabonetse twishime cyane dore agakiza basogokuruza bifuje kureba tukarimo Mesiya yarabonetse bifuje kureba imirimo y'Umwami Yesu no kumva amagambo ye aruhura imitima batitubona ariko turabitegereza ariko ntari hafi hahirwa abazaba ku ngoma ye bifuje kureba icyifuzo cyo kumubona y'Umwami Yesu no kumva amagambo ye aturisha imitima turamubona ariko turabitegereza ariko ntari hafi hahirwa abazaba ku ngoma ye tunezerwe
Mesiya yarabonetse. Twishime cyane dore agakiza basogokuruza bifuje kureba tukarimo. Mesiya yarabonetse. abantu bari baruhijwe n'ibyaha, amategeko n'imihango nibyo biringiraga, bagashakira agakiza n'amahoro mu bitambo, wahari byabakuraho ibyaha. Ariko kubw'intege nke z'amategeko n'imihango ntibyabashije kubahesha agakiza. Imana ibabazwa n'ukuntu umuntu agiye kurimbuka, itanga isezerano rishya, umuntu wa kera ahindurwe mushya. Abantu bari baruhijwe n'ibyaha, amategeko n'imihango nibyo biringiraga, bagashakira agakiza n'amahoro mu bitambo, bahari byabakuraho ibyaha. Ariko kubw'intege nke z'amategeko n'imihango ntibyabashije kubahesha agakiza. Imana ibabazwa n'ukuntu umuntu agiye kurimbuka, itanga isezerano rishya, umuntu wa kera ahindurwe mushya. Imana ibabazwa n'ukuntu umuntu agiye kurimbuka, itanga isezerano rishya, umuntu wa kera ahindurwe mushya. Imana ibabazwa n'ukuntu umuntu agiye kurimbuka, itanga isezerano rishya, umuntu wa kera, umuntu wa kamere, umuntu w'ibyaha ahindurwe warupfuye, ababarirwa ahabwe kubaho adapfa. umuntu wa kera ahindurwe mushya. Twishime cyane, Twishime cyane dore agakiza basogokuruza bifuje kureba tukarimo. Mesiya yarabonetse. twishime mu mitima yacu, Twishime cyane dore agakiza basogokuruza bifuje kureba tukarimo. Mesiya bimwe yarabonetse. bameze nk'ababurahamu bifuje Twishime cyane dore agakiza basogokuruza bifuje kureba tukarimo. Mesiya yarabonetse. Mesiya yarabonetse, Mesiya yarabonetse. ari kumwe natwe mu isi yose, Mesiya yarabonetse. azatujyana no mu ijuru. Mesiya yarabonetse. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Uw'abahanuzi bategereje, abami bakifuza kumureba, Imana yashimye kumugaragaza mu minsi ya none kugira ngo agakiza tukishimiremo, twishimire mu gakiza ke. Imana ishimwe yatanze Yesu, Imana ishimwe yatanze Mesiya, Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, Imana ishimwe. kuko basenga ibishushanyo, ariko atangazwa no kubona igicaniro cyubakiye cyanditseho ngo icy'Imana itamenwa.
basengaga batayizi. Pawulo ubwo yagendagendaga uratenayi ahagarika umutima kuko basenga ibishushanyo, ariko ntangazwa no kubona igicaniro cyubakiye cyanditsweho ngo n'Imana itamenwa. Basengaga batayizi. Iyo musenga iyo mbabwira iyo musenga mutayizi. Iyo niyo mbabwira niyo mwami w'ijuru n'isi, iba mu nzu zubatswe n'abantu, kandi ntikenera gukorerwa n'amaboko y'abantu. Ntigira ikikennye hoya ntikenera ngo bayanure, imvura iguye ntikenera abahetsi bo kuyikorera. Niyo yaremye abantu ibaha ubugingo binyuze muri Kristo umwana wayo wadupfiriye akazuka, kumwizera byaduhinduye abana bayo. Dukwiye kwibwira ko isa n'izahabu cyangwa ifeza cyangwa ikindi cyose gikozwe n'ubukorikori n'ubwenge bw'abantu. Ugatura abana bayo ntidukwiye kuyigereranya. Dukwiye kwibwira ko isa n'izahabu cyangwa ifeza cyangwa ikindi cyose gikozwe n'ubukorikori n'ubwenge bw'abantu. Nta yindi mana niyo kuri niyo kwizerwa. Nta yindi mana twayigereranya, niyo kuri niyo kwizerwa. Izindi mana ntizumva kandi ntizikora, ntizibasha kugira icyo zimarira abaziringira, ariko Imana yacu yo irakora. Nta yindi mana twayigereranya, niyo ukuri niyo kwizerwa. Nta yindi mana twayigereranya, niyo ukuri niyo kwizerwa. Isi no ijuru nta yindi mana nayo twayigereranya, niyo ukuri niyo kwizerwa. Izindi mana ntizumva kandi ntizikora, ntizibasha kugira icyo zimarira abaziringira, ariko Imana yacu yo yitwa ndiho. Nta yindi mana twayigereranya, niyo ukuri niyo kwizerwa. Nta yindi twayigereranya, niyo ukuri niyo kwizerwa. Nta yindi mana twayigereranya, niyo ukuri niyo kwizerwa. Nta yindi mana
niki Petero cyaguteye gukora ibyo ukagenderera abanyamahanga ugasangira nabo Petero ni kuki wabikoze Petero niki cyaguteye gukora ibyo ukagenderera abanyamahanga ugasangira nabo Petero ni kuki wabikoze Petero niki cyaguteye kujya mu banyamahanga ugasangira nabo kandi uri umuyuda Petero niki cyaguteye kujya mu banyamahanga ugasangira nabo Petero kandi uri umuyuda bisobanure munyemerere bene data munyumve ibyo koko nagiye mu banyamahanga turasangira ariko n'umwuka wera w'Imana wantegetse kubikora umwuka wera Petero ngo yakujyanye mu banyamahanga usangira nabo uhinyura amategeko ukora iby'imihango yacu iziririza umwuka wera Petero ngo yakujyanye mu banyamahanga usangira nabo uhinyura amategeko ukora iby'imihango yacu iziririza kujya kwa Koroneliyo genda ntashidikanya mfite ibimenyetso yibabwira Yesu n'ubutware bwe nararangiza uzura umwuka wera uwo natwe twahawe iki cyadutera kutabemera kandi Imana yacu yarabemeye erega bene data Imana ntirobanura ku butoni mu mahanga yose uyubaha iramwemera none Imana ishimwe natwe abanyamahanga yaratwibutse yadusukiye umwuka wera umufasha mwiza w'isezerano Imana ni nziza natwe yaratwibutse none Imana ishimwe natwe abanyamahanga yaratwibutse yadusukiye umwuka wera umufasha mwiza w'isezerano natwe abari kure yatwigije hafi Imana ishimwe natwe abanyamahanga yaratwibutse yadusukiye umwuka wera umufasha mwiza w'isezerano Imana ishimwe yadusukiye umwuka wera umufasha mwiza w'isezerano Imana ikwiye kuririmbirwa ikwiye gusingizwa yadusukiye umwuka wera umufasha mwiza w'isezerano iyadusize ntiyaduhanye iracyari kumwe natwe yadusukiye umwuka wera umufasha mwiza w'isezerano tuza mutima wanjye wirambirwa winanirwa kuko ufite Uwiteka Imana yawe ahubwo nezerwa ushimire imirimo agukorera tuza mutima wanjye wirambirwa winanirwa kuko ufite Uwiteka Imana yawe ahubwo
risumbya ayandi ariko hanga amaso ngamiye hanga amaso ukuboko kwe no kugira neza kwe wibonekwamo n'amagambo wibonekwamo n'amagambo reka kwizanyira wivuga uti nta cyiza na kimwe nabona wivuga uti nta cyiza na kimwe nabona n'ukuri kuriya kwawe kubaye kwinshi ijwi ry'amarira niryo risumbya ayandi ariko hanga amaso ngamiye hanga amaso ukuboko kwe no kugira neza kwe tuza mutima wanjye wirambirwa winanirwa ufite uwiteka imana yawe umutabazi ahubwo nezerwa wishimire imirimo agukorera tuza mutima wanjye wirambirwa winanirwa nezerwa ufite uwiteka imana yawe umutabazi ahubwo nezerwa wishimire imirimo agukorera birashoboka ko satani yadusabye nk'uko yasabye yobu wenda birashoboka ko satani yadusabye nk'uko yasabye yobu kumana yakoze ku mubiri wawe urababara yakoze no ku butunzi bwawe urababara yakoze ku bwenge bw'abana bawe mama yakoze ku byakunezezaga byose ariko uwiteka yibutse uko ugendera imbere ye mu by'ukuri n'umutima utunganye ugakora ibishinga ariko uwiteka yibutse uko ugendera imbere mu by'ukuri n'umutima utunganye ugakora ibishinga ugasenga ubudasiba ugakora ibishinga ugasenga ubudasiba bimuteye kugarukaho yesu wakoreye bimuteye kukugenderera dora akuzaniye amahoro yakire akuzaniye amahoro akuzaniye akugaruye ibyawe byanyazwe akuzaniye agakiza Imana ikuzaniye ibyawe byanyazwe haleluya
rutoshye uvukuramo amasoko menshi tuticwa n'inyota twamurikiwe n'umucyo uduhishurira urukundo utwegereza intebe yawe uduhabwe umunezero wuzuye wadushyize mu rwuri rutoshye ufukuramo amasoko menshi tuticwa n'inyota twamurikiwe n'umucyo uduhishurira urukundo rwawe utwegereza imbere yawe waduhabwe umunezero wuzuye intama ivunitse ayishyira ku biti akayunga akoresheje ibiganza bye bikiza yaremeye ipfira aho kugira ngo izindire kuko yifuza ko zose zibona ubugingo bwinshi intama ivunitse Yesu ayishyira ku bitugu akayunga akoresheje ibiganza bye bikiza yaranayipfira aho kugira ngo kuko yifuza ko zose zibona ubugingo bwinshi ntibisaba kwabaza amakuru y'intama ze Yesu aba muri zo amenya uko zimeze ntibisaba kwabaza amakuru y'intama ze ibabaye ishonje inaniwe aba muri zo amenya uko zimeze ntibisaba kubaza amakuru y'intama ze Yesu aba muri zo amenya uko zimeze oya ntibisaba